Hashize imyaka 26 u Rwanda rwibohoye. Ni urugamba rwarwanywe n'ingabo za RPA. Gusa ariko nubwo uru rugamba rwarwanywe n'izi ngabo, hari benshi mu bagiye bazifasha kugira ngo uru rugamba rubashe gukunda kandi rugere ku ntego. Uyu munsi One Nation Radio turakugezaho amateka y'abaganga ndetse n'abaforomo bagize uruhare mu kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ikaze. Muri uyu mwaka wa 2020 turi kwizihiza umwaka wa 26 u Rwanda rwibohoye. Hari benshi mu bantu bagize uruhare muri uru rugamba rwo kubohora igihugu ariko badakunze kumvikana. Muri abo twavuga nk'abaganga ndetse n'abaforomo bavuraga abasirikare babaga bakomerekeye ku rugamba. Ku myaka 27 Agnes Uwayezu wakoraga nk'umuforomokazi ku bitaro bya Nsambya mu gihugu cya Uganda yibuka neza ko ku itariki ya 4 Ukwakira mu 1990 yibonye mu nama ku buryo butunguranye mu cyumba cy'ubuyobozi bw'ibitaro. Ngo nta gatekerezo na gato yari afite ku byari bigiye kuba, yewe ngo n'ibyo bari bagiyemo muri iyo nama nta na kimwe yari abiziho. Nyamara ariko iyo niyo yari itariki yo kwinjira urugamba rwari rwatangiye ku itariki ya 1 Ukwakira mu 1990. Muri icyo cyumba Uwayezu ngo yasabwe n'abantu atarazi kwegura ku kazi yakoraga maze akifatanya n'ingabo za RPA mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Urabyumva neza ko yarakiri muri Uganda, bari bagiye kwinjira igihugu cy'u Rwanda. Inama ngo yagiye kurangira amaze kumva neza ibyo asabwa ndetse ahita bemerera ko agiye kwifatanya nabo, ariko abasaba umwanya wo kubanza kubitekerezaho neza. Iyo nama ngo yarangiye ku buryo bw'amayobera, buri wese ahita aciye inzira, ngo bameze nk'abantu bataziranye batigeze banagira aho bahurira mu buzima. Nyuma y'uwo munsi ngo abandi bantu 3 baje kongera kumubaza igihe azatangirira kwifatanya n'abandi ku rugamba, ariko yongera kubasaba kandi kanya kugira ngo afate icyemezo yatekerejeho neza. Muri iyi nkuru Uwayezu yaganiraga n'ikinyamakuru cya Kigali Today ko muri icyo gihe atasinziraga kuko yibazaga ku byo asabwa, ari nabwo ku itariki ya 9 Ukwakira mu 1990 ngo yahise afata umwanzuro uhamye. Ngo yumvaga yasimbuka agahita ageraho inkotanyi zari ziri, ariko nanone akumva afite ubwoba ku buryo umutima wateraga inshuro nyinshi, gusa akiyumvamo ubutwari n'umurava. Asobanura ukuntu yumvise igishyika mu nda, ariko akavuga ko umurava yiyumvagamo watsinze ubwoba kandi ugategeka ubwenge bwe gufata icyemezo. Ku itariki ya 9 Ukwakira mu 1990 yuriye ikamyo yari yuzuyemo ingimbi n'abangavu ngo bishimye kandi ubona biyemeje kwitangira igihugu, ariko ngo batazi ikibategereje, batazi iherezo ryabo. Ngo ntibumvaga na gato ibyo bari bagiyemo, naho urugamba bari berekejemo rwo rwamishaga imituku kandi nirwo rwari bategereje. Mu ijoro ryo ku itariki ya 10 Ukwakira mu 1990 ngo nibwo Uwayezu n'izo ngimbi n'abangavu basezeye ku butaka bwa Uganda bakambuka umupaka binjira mu Rwanda. Avuga ko binjiriye ku mupaka wa Kagitumba bakabanza gusogongera ku mafu meza aturuka mu Mukenke wo mu Mutara, kuri ubu akaba ari mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Icyo gihe ngo bari batangiye inzira izakura u Rwanda ku ngo y'ibihe byose. Uwayezu n'urwo rubyiruko ngo bahise batangira akazi katoroshye nta kugoheka, bavura inkomere z'intambara zari zarashwe ku ikubitiro ku munsi wa mbere muri urwo rugamba rwo kubohora u Rwanda. Iyo ngo yari ibaye intangiriro y'inzira y'umusaraba ya Uwayezu yo gusubira mu gihugu cye. Ntibyari ukwezi kwa buki na gato, kuko aya mateka ya Uwayezu mu rugamba rwo kubohora igihugu, ubwo yaganiraga n'umunyamakuru w'iki gitangazamakuru, ngo byaragahinda. We kimwe n'abandi benshi ngo bari kumwe, ngo cyari igitambo cy'ubuzima batanze ubwo bemeraga kwifatanya n'inkotanyi ku rugamba. Agnes Uwayezu
ngo ntazicuza na rimwe urugamba yarwanye. Nubwo yaruburiyeho umusaza we areba, ariko yarokoye benshi mu basirikare bashoboraga kuba bararuguyeho kandi baje kugera ku ntsinzi. Igitangaje ariko ngo nuko inkotanyi icyo gihe nta masomo ahagije ya gisirikare zari zarahawe. Mu by'ukuri ngo abenshi mu basirikare b'inkotanyi bahugurwaga umunsi umwe bagahita boherezwa ku rugamba guhangana n'umwanzi. Nubwo batari bafite ubunararibonye n'ibikoresho bihagije by'intambara, ariko ngo hari ikintu bari bakizeho kurusha ibindi. Icyo ngo ni abaganga. Ariko nanone kugira umubare munini w'abaganga b'abahanga badafite ibikoresho nabyo ngo byari ikindi kibazo. Mu by'ukuri ngo inkotanyi nta bikoresho bihagije zigeze zigira kugeza zifasha igihugu. Udutero shuma ndetse no guhanga udushya ku rugamba, ariko ngo nibyo zari zikizeho. Uwayezu avuga ko ngo bakoreshaga abantu mu gusimbura imashini cyangwa se ibyuma batari bafite muri icyo gihe. Muri icyo gihe kandi ngo hari n'abaganga b'abarakare. Colonel Retired Dr Karenzi wayoboraga ibitaro bya gisirikare bya Kanombe mu minsi ishize, nawe yaganiriye n'iki kinyamakuru muri icyo gihe. Avuga ko icyo gihe ku rugamba yari umuyobozi w'abaganga ku rugerero rwo mu Mutara. Avuga ko nta yandi mahitamo bari bafite usibye ubunararibonye bari bafite mu kiganga bwo gukora akazi bijyanye n'ibihe barimo. Icyakora avuga ko bitari igisubizo kirambye ku bibazo bari barimo. Gusa ngo bakoze byinshi nta bikoresho, ariko nanone ibyo ni bike mu byo bashoboraga gukora bafite ibikoresho. Uwayezu yibukana agahinda kenshi bari bafite, aho ngo umuganga umwe ariwe washoboraga kubaga mu mutwe, ku buryo ngo nta kundi bagombaga kubyifatamo ku nkomere zagize ibikomere bigera ku bwonko. Akavuga ko inkomere nyinshi zari zimeze nk'izo ziri muri iyo mimerere zitabashije kurenga urugamba. Mu gihe bavuriraga ahantu hatajyanye n'igihe, kandi bamwe bavuga ko byashoboraga no kugira ingaruka ku nkomere. Colonel Retired Dr Karenzi we avuga ko gukoresha ngo ubu buryo byari byiza kubwifashishiriza mu ishyamba kuruta uko bari kubikorera mu nzu cyangwa ahandi hantu hafatika. Muri icyo gihe ngo inzu zari mbi cyane kuko inkomere ngo zashoboraga kuhandurira izindi ndwara. Akavuga ko bari bameze neza mu bihuru no mu bitoki munsi y'amakoma, kuko aho ho nta dusimba tundi twari duhari twakwanduza inkomere. Icyakora nanone ngo muri ubwo buryo bwo ku karubanda nanone ngo hari ibindi bibazo byashoboraga kuvuka kuko babaga bitegeye umwanzi. Atari ko twagombaga kwihisha kuko twari inyeshyamba. Inkomere muri icyo gihe ngo bazitwikirizaga amababi y'ibiti, amahema bakayabika neza ahantu hasukuye, bakazihakura igihe bibaye ngombwa ko bimuka. Muri icyo gihe cyo kwimuka iyo cyageraga ngo byabaga ari ibindi bibazo, kuko abaganga bitwazaga ibyo bakeneye byose, agasanduku bifashisha mu buvuzi ndetse n'imiti. Ngo hari ubwo wasangaga batabimwe mu bikoresho kuko nta modoka bagiraga yo kubibatwaza, kandi nta gihe cyo gutakaza babaga bafite. Gusa ngo bageze naho bifashisha ingamiya. Muri uru rugamba rwo kwibohora, ibikoresho ngo byagiye biba ikibazo gikomeye cyane. Abasirikare ngo babaga bagomba gukora ingendo ndende cyane n'amaguru, kandi nyamara ngo naho bagendaga hatoroshye kubera imisozi yo mu Rwanda. Ibikoresho nabyo ngo byabaga bigomba kwikorerwa ku mutwe n'abantu. Urugamba rero aho rwimukiye mu majyaruguru y'u Rwanda muri icyo gihe, bamwe mu basirikare ngo bananiwe kurira imisozi miremire y'ibirunga nka Muhabura ndetse na Gahinga. RPA ngo byabaye ngombwa ko ishaka ingamiya zo kwikorera ibikoresho by'urugamba zibyuriza iyo misozi. Ngo ariko hari aho byageraga n'ingamiya zikananirwa bakazisiga ziruhuka, bikaba ngombwa ko abasirikare nubwo babaga bananiwe babyikorera kugeza bageze hejuru kuri iyo misozi. Nyamara ariko ngo nibyo ntibyari bihagije, kuko hiyongeragaho n'ikibazo cy'ubukonje bwinshi cyane bwo muri iyo misozi yo mu majyaruguru y'u Rwanda. Kubera ibibazo byinshi byari bihari muri icyo gihe, abasirikare benshi b'inkotanyi ngo batikiriye muri iyo misozi. Hariho ngo umunsi umwe abaganga ngo babyutse banahura n'ikibazo gikomeye, aho benshi mu basirikare bafashwe n'indwara yo gucibwamo. Nubwo bitatinze ariko, Colonel Retired Dr Karenzi yatangarije ikinyamakuru ko byateje ibibazo bikomeye cyane.
ngo byabaye ngombwa ko abaganga bakoresha ubunararibonye bwabo mu gukumira uko gucibwamo, ariko ngo byarabahenze cyane nk'uko Colonel Retired Dr Karenzi abivuga. Mu by'ukuri ngo RPA yarwanaga intambara ebyiri icyarimwe. Mu gihe urugamba rwabaga rumisha imituku, abaganga nabo ngo bagombaga kuba bari aho ngaho nta byo kuhakura ukuguru. Ngo biragoye ko bakwibuka umubare w'abasirikare babaguye mu biganza, nta nubwo ngo baba ari abasirikare babaguye imbere bategereje ubufasha, ariko nanone ngo ntibabara bo bavuye bagakira. Dushengurukanyije abashingwangere kw'isi yose ubu nitwe baririmba. Dushengurukanyije abashingwangere twese abatarutinya. Intambara y'urugamba rwo kwibohora nta wayivuga atavuze izi ntwari z'abaganga n'abasirikare bakoze akazi katoroshye ko kuvura inkomere ndetse n'abasirikare babaga barwaye. Mu myaka ishize Kigali Today nanone yigeze kuganira na Denis Karera, uyu akaba ari umusirikare wari umuganga nawe muri batayo imwe na Dr Richard Sezibera, aho yatangarije ikinyamakuru ko Dr Sezibera yari umwe mu baganga b'abahanga cyane RPA yari ifite. Icyo gihe ngo yari umuganga w'impirimbanyi ukunda akazi cyane kandi bigoye kubona ahandi. Uyu Denis Karera yanabatangarije ko ngo uyu Dr Richard Sezibera yanabayeho umuganga wa Major General Paul Kagame muri icyo gihe wari uyoboye urugamba. Karera yabwiye uyu munyamakuru ko atashobora kuzibagirwa ubuhanga n'ubwitange bwa Dr Sezibera mu kuvura inkomere kuri urwo rugamba. Avuga ko Dr Sezibera yabahaga icyizere cy'ubuzima kuko no mu bihe bikomeye aho bumvaga ntawe uri busigare, ubuzima bwabo bwabaga buri mu biganza bye. Dushengurukanyije abashingwangere kw'isi yose ubu nitwe baririmba. Dushengurukanyije abashingwangere. Haje ngo no kubaho ariko n'ikibazo rimwe aho ubuyobozi bukuru bwa RPA bwagabweho igitero simusiga. Colonel Retired Dr Karenzi yavuze ko hari ibihe ngo batazibagirwa mu ntambara yo kubohora igihugu. Icy'ingenzi muri ibyo bihe ngo ni igihe ibiro bikuru by'ubuyobozi bwa RPA bwari buyobowe na Major General Kagame byashyizwe ahegeranye n'aho bavuriraga inkomere. Mu buryo ngo butunguranye umwanzi yaje kubinjirana muri ibyo birindiro byombi. Icyo gihe ngo ubuzima bwarabishye kuko byari bicika. Uwayezu nawe ngo icyo gihe yari ahari ubwo bahuraga n'aka kaga, ngo ubwoba bwarabatashye ndetse barahababarira bikomeye. Muri ibyo bihe ngo buri wese yarwanaga ashaka aho yisha, ariko abaganga n'abaforomo bo baguye mu mujoro batari biteguye. Bagombaga byanze bikunze kugera kuri buri nkomere bakayitaho. Dr Karenzi avuga ko atazi uko yarokotse, ariko amahirwe ya nyuma bagize ari uko ubuyobozi bukuru bwa RPA bwatangiye kuhimuka. Yavuze ko uwo munsi abasirikare batabarika baguye kuri urwo rugamba, abandi bakagwa aho ngaho bavuriraga barimo kubitaho, ndetse biza kuba ngombwa koko ko bahimuka. Icyakora ariko kimwe mu byo ngo abaganga bagombaga kumenyera hari harimo kubona abasirikare bapfa mu buryo bubi cyane. Ngo nta buryo abaganga bari bafite bwo gutabara inkomere zimerewe nabi ku buryo bwihuse. Colonel Richard Dr Karenzi yibuka benshi mu baganga ngo bitanze muri icyo gihe kugira ngo bagire abo barokora. Uwayezu we muri uru rugamba ngo yiboneye n'amaso umusaza wapfa nyuma y'uko umwanzi ngo amurashe mu gifu. Icyakora akavuga ko yarokokeye kubyina insinzi igihugu kimaze kubohorwa. Yasoje aganira n'iki kinyamakuru avuga ko igihe bava Kampala we nabo bari kumwe bavugaga ko bazarwana kugeza bapfuye cyangwa batsinze bakabaho. Kandi koko kuri we insinzi yarayibonye, kuko nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu yakomereje imirimo y'ubuvuzi mu bitaro by'umwami Faisal. Ariko nanone si ibyo gusa, kuko yaje no gukurira inama y'igihugu y'abaforomo n'ababyaza. Bana b'u Rwanda dushengurukanyije abashingwangere kw'isi yose ubu nitwe baririmba.
ubuhamya bwa bamwe mu baganga bari ku rugamba rwo kubohora igihugu. Tubashimiye kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi mukurikiye ni One Nation Radio. dushengurukanyisheje abashingwa ngere twese abatarutinya